Amen. Yesu nashimwe cyane. Mbere ya byose, mbere ko twumva ijambo ry'Imana, kugira ngo tubanze twihanganishe mwebwe mwese kubw'ibi bihe turimo, ndetse cyane cyane bakozweho ni jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Twaba twarabuze abacu, harabaye ibyago n'amakuba byagenze kurya. Mukomerere mu mwami no mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, kandi yaturengeye ikomeje kuturengera, izakomeza no kuturengera. Ntituje, ntisinziriye, ahubwo ikomeje umurimo wayo kandi mwiza ku buzima bwacu. Ariko by'umwihariko nk'amateka yacu, tugomba kuzirikana abacu bazize ko bavutse, bazize ko Imana yabaremye. Harimo nyine ababyeyi bacu, inshuti, abavandimwe, tugomba kubibuka. Nkuko turi mu gihe cyiza cyo kwibuka, ndagira ngo duhaguruke twese imyanya yacu, tubanze dufate umunota umwe, tubaha agaciro, tububahe, kandi twibuka imbaraga ziyatuzuye, kandi tubaha n'agaciro kuko bashaka kugeza aya magingo. Ndagira ngo dufate umunota tubibuke. Murakoze, Imana ibahe umugisha cyane. Dushima Imana igitondo cyiza nk'iki Imana iduhaye, kandi kiduhaye kugira ngo twongere tuvuge kugira neza kwayo. Tuvuge imirimo itangaza yakoze, ndetse dufite umugisha ko dufite Imana ihishura ibihishwe, ikatumenyesha ibyenda kubaho. Yaravuze ngo kandi ntabwo izakora ibyo ikora itabanje kubihishurira intore zayo. Iracyafite imigambi myiza ku buzima bwacu, iracyafite imigabo n'imigambi ku Banyarwanda, kandi turacyabibona. Hari ibyo twabonye, hari ibyo duherutse kubona, turacyabona n'ibindi. Hindukira umbwire mugenzi wawe ngo iracyakora n'ibindi, komera. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Numva umwuka w'Imana yashyize ku mutima wanjye. Dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice 31, umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Turi bufatanye, kadusabe Revera dufatikanye. Yeremiya 31 umurongo wa mbere. Tugeze ku murongo wa 4. Uwiteka aravuga ati, icyo gihe nzaba Imana y'imiryango ya Isirayeli yose, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Uku ni ko Uwiteka avuga ati,
abantu barokotse inkota baboneye ubuntu mu butayu, ari bo Bisirayeli, igihe nari ngiye kubaruhura. Uwiteka yambonekeye kera ati, ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruza ineza yanjye nkakwiyegereza. Nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse, wa mwari w'Isirayeli we. Uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Amen. Amen. Reka dusome n'igice cya 18. Umurongo wa mbere tugere kuri 6. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti, haguruka umanuke ujye mu nzu y'umubumbyi, niho nzakumvishiriza amagambo yanjye. Nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi, ndebye mbona akorera umurimo we ku ruziga. Nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombokera mu ntoki ze z'umubumbyi, maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, yemwe ab'inzu ya Isirayeli namwe, mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi? Niko Uwiteka abaza. Dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, niko namwe mumeze mu ntoki zanjye, mw'ab'inzu ya Isirayeli mwe. Amen. Amen. Yesu nashimwe cyane. Reka aya magambo tuyagira umusingi w'Imana ishaka kuvugana n'ubwoko bwayo. Nzi neza ko twese uko turi hano turi Abanyarwanda. Niba harimo n'umunyamahanga ariko azi amateka y'igihugu cyacu, mu gihe nk'iki turimo twibuka abacu badukuwemo. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki, nuko Imana y'amahoro, umwami nyiribihe, ihagarara mu itangiriro ikavuga iherezo. Imana ifite ibihe mu kiganza cyayo. Imana yaturemye, Imana yatuzigamye, Imana itumye tugeze aya magingo, iracyafite ijambo. Nari mbabwiye ngo Imana yacu iracyafite ijambo. Si no kugira ijambo gusa, ahubwo iracyakora imirimo. Kandi kuko turayibona. Mbere ya byose, ijambo twumvise nubwo ryabwirwaga Abisiraheli, ariko uyu munsi ni iryacu, rirabwira twebwe. Riratubwira twebwe, riravuga ngo, nge Uwiteka nzakomeza kuba Imana y'imiryango y'Abanyarwanda. Imana ikomeje kuba Imana yacu. Narivuze ngo Imana ikomeje kuba Imana yacu. Imana ikomeje kuba Imana yawe, kandi ntabwo igusize ntiguhannye, ahubwo ndetse iranaguhetse. Umwami w'amahoro ahabwe icyubahiro. Ngira ngo twese keretse abana batoya wenda bavutse nyuma y'ibyo bihe bigoye, ariko abari bahari icyo gihe bakareba ibibaye, ntabwo twari tuzi ko igihugu cy'u Rwanda kizongera kuba igihugu kikagira umurongo, umuntu akaba umuntu, akareba mugenzi we akamwizera nk'umuntu, bakarebana, bagasangira, bagasengana. Mu bwenge bw'umuntu ntago byahitaga biza. Yewe nta nubwo twari tuzi ko hazongera kubaho inzu yitiriwe Imana yo gusengerwamo, kuko nazo zarahumanijwe. Aho abantu bakiriraga niho abantu bashiriye. Ndagira ngo umenyeshe ko kuba twicaye mu nzu y'Imana nk'uko turi ahantu nk'aha, mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka Imana, Imana yaratwubatse. Nushaka kubera Imana amashyi nta gitangaza kirimo. Imana yatubereye Imana, irongera itugarukaho. Ibyo tutabonaga yuko byabaho birongera bibaho, ndetse bibaho mu buryo bw'imbaraga z'Imana. Ikora ibyiza biruta ibya mbere. Wenda benshi bato, insengero nziza zari nkeya kandi ziri ahantu hamwe.
n'abantu ba kera bagiraga n'iyerekwa ritagutse cyane, bagakora agasengero gafite amadirishya ameze nk'amaso y'umuntu, wahagera ugasanga barakubura, ivumbi riratumuka, barasasamo imisambi. Ariko Imana igiye kutwubaka bwa kabiri iduha insengero zagutse zifite umuyaga, zifite na kapeti. Bwira mugezo ngo ireba ahantu ukandagiye, reba ahantu wicaye. Imana yarakoze cyangwa ntabwo yakoze? Nzongera kubaka imiryango y'Abanyarwanda, nzongera kubaka Abanyarwanda, nzongera kububaka bubakike. Erega ngo ufite ijambo rivuga ngo nzongera nkubake kandi wubakike. N'uyu munsi dushaka kuba hari tufite ibindi duhagazemo bijyanye n'ibiturije n'ibitugoye n'ibitunyeganyeza, ariko humura, ivuganye natwe, yabanye natwe, igiye kugira icyo ikora, kandi wongera uhaguruke uhagarare weme. Nzaba Imana y'imiryango yayo, Abanyarwanda bose nabo bazaba ubwoko bwanjye. Bibiri ijambo ry'Imana riratubwira ngo abarokotse inkota, abarokotse inkota nkongera nkabatungira mu butayu. Utarokotse inkota yanyuze mu butayu, ubutayu butagira amazi, ubutayu butagira ihumure, ubutayu butagira n'injereri zijerera, ubutayu butagira ibyo kurya, ubutayu butagufitiye imbabazi. Iravuga ngo muri ibyo bihe by'Abanyarwanda banyuzemo, ndetse n'ibyo dukomeje kunyuramo kuko tukiri mu isi dufite igihe mu ntambara, iravuga ngo abanyuze muri ibyo bihe bakarokoka inkota, bakanyura mu butayu butagira amazi, bakanyuraho impyisi zihuma bagasigara ntizibarye, bakanyuraho umugiga yica ntibahitane, bakanyuraho abantu bicwaga na korera bo bakarokoka, bakageza aya magingo. Ngewe Uwiteka Imana ndacyafite imigabo n'imigambi, kandi igihe wakoze ibyo urukundo rwanjye ntirucogoye, ndacyabakunda urukundo rutagira akagero. Bwira mugenzi ngo Imana iracyagukunda, humura. Nabakunze urukundo ruhoraho. Ubu turi mu rukundo rw'Imana, igihugu cy'u Rwanda turi mu rukundo rw'Imana cyane. Uyu muntu wese burya afite ukuntu yahumekewe, afite umuhamagaro yahamagawe. Iteka ryose giye ngenda no muri iki gihugu cyacu, nkibuka amateka yacyo, nkibuka aho tuvuye, nkareba aho tugeze, ndavuze ngo Mana uri umukozi w'umuhanga. Ariko hari n'abatabibona, hari n'abatabyishimiye, ariko abona b'Imana ibagenderere, kuko kubaho kwabo ni urukundo rw'Imana. Imana yirehereze n'iyo mitima, yongere iyo mitima yibera Imana, yongere ibibutse neza yayo ku buzima bwabo. Mbwira mugenzi wawe ngo hari abatifuza kubaho ariko uzabaho. Yamaye, ariko hindukira ubimubwira uti hari abatifuza kubaho. Kandi ntimugire ngo nuko turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside, n'ubu ngubu uturanye n'umurozi. Yamaye nkawe, n'ubu uracyaturanye n'umugome. Se wari uzi ko ushobora kugira n'umwanzi wo mwavukanye kandi mwose rimwe? Imana niba ivuze ngo nzakomeza kubo Imana yabo ubwoko bwanjye, nzakomeza kubarokora, nzakomeza kubakunda urukundo rutagira, nzakomeza kubimana. Turiho mu rukundo rw'Imana rutagira akagero kandi ruhoraho. N'uyu munsi turi mu rukundo rw'Imana. N'igihugu cyacu uko kimeze, hari abagifitiye umujinya. Etaje iragasenyuka iragahanuka, abambaye neza barakambara ubusa ku karubanda. Abo bagome barahari batwifuriza ikibi. Ariko reka nkubwire nshuti, ijya kuturengera ntiyabagishije inama, izabikora itabagishije inama. Komera Imana amashimwe. Hey, ntabwo byaye ngo byagize ugira abahungu n'abakobwa, Satani yarapfuye. N'abarozi ntabwo babahaye imitasiyo, n'abagome ntabwo bakwimutse.
ariko ibakurindiramo, ibiturindiramo, ihagarara natwe muri byo, ikavuga ngo nimubeho, ndi Uwiteka Imana yanyu. Yizamurira icyubahiro Imana yacu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dufite intambara hirya no hino, mwumva amakuru, ariko ziriya ntambara ziva kuki? Ziva kwigomwa, ziva ku ndambi, ziva kutazirikana, ziva kumva ko wabaho abandi ntibabeho. Ariko ibyo byose Imana igahagarara ikavuga ngo nushaka witerero wikubite hasi, umugambi wanjye ni uzasohora. Reka nkubwire, Satani uko yagambirira kose, nushaka uzaburye bakuroge uburye, ntago uzapfa, kuko hari icyo Imana yavuze kiruta icyo umurozi atekereza. Uvuge ngo amina cyane, mwongere ngo amina cyane. Haleluya. Muri 97 ndabyibuka, bari mu ntara y'Iburengerazuba ahitwaga za Mahoko. Imana iransanga inyereka u Rwanda uburyo Imana igiye guhagurutsa abakozi. Pastor Charles, umva umugambi w'Imana, tuve kuri bya bihwehwe, tuve kuri yama. Reka nkubwire, kandi hari ubuhanuzi Imana inyereka ivuga butumwa rihagurutse mu gihugu cy'u Rwanda rigiye mu mahanga. Nta kizahagarika ijwi ry'Imana, nta kizahagarika umugambi w'Imana. Uko Imana yabivuze niko bizaba. Irambwira ngo bagiye guhaguruka bajya hano mucyo mu mahanga. Erega amahanga abuditsweho n'umwijima. Hari benshi batazi Imana, bakwiye kumenya kuko tugomba kuyibabwira, twe twarayibonye. Amen. N'ijambo ry'Imana ritagira ubuhamya ntacyo riba rimaze. Na Yesu yavugaga ibyo yavuze akabikomeresha ibyo yakoze. Muvuge ngo amina cyane. Arangije aduhumura agira ngo nimugendere kumwe namwe, nzakomeresha ijambo ryanjye ibimenyetso n'ibitangaza. Imana yakoze ibimenyetso n'ibitangaza ku buzima bwacu. Ibi rero yadukoreye igiye kubikorera n'ahandi, kandi ikoresheje twebwe abayibonye amaso ku maso. Tuyikomera amashyi Imana yacu. Yambwira ngo dore abavuga butumwa barahagurutse, baririmbyi barahagurutse, baririmbyi mujye mu mwuka, mujye mu mbaraga, mujye mu mavuta. Imana ihagurukije mwebwe abaririmbyi nk'abaririmbyi ba international. Nijwi rirangurura, ntago riri lokali mu gihugu cy'u Rwanda, rizagera kure cyane. Mbwira mugenzi ngo Imana igiye kukugira uwo kwifuzwa maze. Haleluya, 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 haleluya. Reka mbibwira ibya kera mwe mutazi. Imana 96 yaramwe ngende mbwira abanyarwanda, nari nkiri umusirikare, impaga henje pya ncaho ndaruzenguruka, ngera za Gikongora, ngera za Nzega, ngera za irimo ngugenda ubabwire, kandi ndaguhagurukije ubabwire ngo u Rwanda ngiye kurinda umucyo uvira amahanga agiye kuza yifuze kuba abanyarwanda. Narabivugaga bakandira bampereye hasi, ugiye guhururirwa n'amahanga. Baraje cyangwa ntibaraza? Nawe erega nshobora kubivuga nkabivuga ndi mu mwuka ukabyumva mu mubiri bigatuma uvuga ibyo ushaka, ariko nta kizagamburuza umugambi w'Imana. Aho utuye si uzatura, aho watuye si uzakomeza gutura, uzongera gutura ahandi. Gusa nkwifurije kuva mu bwiza ujya mu bundi. Uko u Rwanda rwabaye siko ruzakomeza kuba, rukomeje kujya mu bwiza buruta ubwa mbere. Kandi icyo Imana ikoze kuri igihugu cyacu nanjye turajyanye, abajyanye n'igihugu cyacu. Haleluya. Ejo bundi perezida yavuze ati mwihangane mukomere, kuva ku mukuru kugeza ku muto ntawe uzongera gupfa ruriya rupfu. Mwarabyemeye, mwarabyakiriye. Bibi biraje toka stani. Iyo myumvire yawe n'ibyo byifuzo byawe bisinzirire guhwera. Yaturengeye izakomeza kuturengera. Na misile balistike zagomba kuva igoma zikaza, Uwiteka yazifatiye mu kirere, kandi yakoresheje ubutazi. Nta nama, nta
nta sengesho wabisengeye, nta ishurwa wari ubifiteho. Ikintu kishe ikintu bita bakunda abapanekote ni imyuka n'umwuka bavanze ibintu. Ariko hari Imana ivuga, nge mpanura nka Mikaya rero, simpuza na benshi. Reka mvuge ndi umwe kandi Uwiteka akora ibyo ashaka. Mbwira mugenzi ngo ntabwo uzapfa uzarama. Mbwira ngo ntugipfuye kandi ubayeho. Mbwira ngo kandi bizaba uko Imana yabigennye. Haleluya! Ndakumva nganza marumbo, ndakumva ndi hano, ndahera hawe. Icyitwa ikibi Satani arakigambirira ariko ntikizasohora. Kuko imbaraga zikirwanya zarabonetse. Abera b'Imana turahari. Vuga ngo amina cyane. Waruzi ko waba umwe ugakiza igihugu? Yewe waba umwe ugakiza? Vuga uti muri umwe ndimo. Akagarama kuba n'ibyago cyumukiranutse ngo ni byinshi ariko Imana ikamurengera muri byose. Imana iravuze ngo rero hari abarokotse inkota n'abanyujwe mu butayu, abo bose ubuntu bwanjye burabarengera, burabaproteja, burabimana. Turi mu buntu bw'Imana, turi mu rukundo rw'Imana kandi rutagira akagero, rutarondoreka, rudahagaze, rudacogoye. Kandi n'uyu mwaka Imana yongera kwiyereke. Muzongera kububaka namwe muzaba mwubakitse. Muzongera kugira amashako, mugira ibinezeza. Imana izabaremera ibirori. Imana yaturemeye insengero. Izindi zarasenyutse zabaye imizi. Ariko yongeye kuturemera insengero turambarizamo Imana yacu. Tukaririmbiramo Imana yacu. Yadukoreye ibikomeye. Tukayitangarizamo amatangazo avuye i Siyoni. Muvuge ngo amina cyane. Tuve mu mihango y'ibya kera twinjire mu by'ubu by'iki gihe. Kandi Imana nayo ifite iterambere, s'il vous plaît. Nge nababwiye ko nigeze natunze telefone ku rusengero basenga iminsi 4 birukana dayimoni. Abanyamasengesho bafata ibihe by'amasengesho mwirukana umubisha dayimoni telefone ku mukozi w'Imana. Umuzimu. Ariko shaka mubwire, hari abagifite imyumvire imeze gutyo. N'ubu bariho basenga amasengesho nkayo. Umuntu ufite telefone nagira atya. Umuntu ufite telefone nubwo yabaga toroshi gira gutya. Mwirukane dayimoni noneho turebe. Nukuri kw'Imana mu bibare barayisengera toka dayimoni igikoresho cy'umwanzi. Satani antikristo. Antikristo. Ayiwe. Yes. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Iryo terambere rero rihari mu buryo bufatika no mu mwuka, iryo terambere rirahari. Ari ubizi nabyo? Mbwira mugenzi ngo hari abakuri imbere mu buryo bw'umwuka. Batabona ko telefone ari dayimoni. Ni igikoresho. Ngi telefone ngirimo abadayimoni, nibashaka babemo ariko harimo n'Imana. Muvuge ngo harimo n'Imana. None hari ikintu kibaho Imana itakizi, itacyemeye. Ngira ngo haraza n'ibindi. Haleluya, haraza n'ibindi. Ejo nabajije bacu ndavuga nti ko abantu barokore baduheshurirwa tugahanura. Ko nta wigeze Pastor Charles uzi ko twabanye ku gikumba. Hari wigeze avuga ati hagiye kuzaza imodoka zigenda zitavuga. Hari wigeze abihanura. Ntibyabaye hose. Ni ikimenyetso cy'uko Imana igiye gukora ibitarahanuwe n'abantu. Igiye gukora ibindi bintu, igiye kuzana ibindi bintu ku buzima bwawe batigeze berekwa. Urumva wowe? Ariko bizwi n'Imana, biri mu mugambi w'Imana. Icyo ni Imana ifitiye igihugu cyacu, nawe ubwawe kandi urimo. Vuga ngo amina cyane. Ize gukora ibindi biruta iby'abantu bareba. Umwami nyiribihe ufite imigambi myiza. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse.
nzongera kugusohora mu makuba, mu mwijima, mu majune, wongere usuke ujye mu birori by'abanezerewe bishimye. Ibyo bintu Imana yagikorera igihugu cy'u Rwanda, turayishimiye, tuyihereza icyubahiro. Nawe ku buzima bwawe bw'uyu munsi igiye kugusura muri ayo majune n'ako kaga n'amakuba, igiye kongera kukuremera ibirori, itegure mu izina rya Yesu, kuko ni umwami nyir'ibihe. Kandi uhumure, ifite inkota icyaya mugi yombi, ngiracumita igahinguranya, iraceba ikongera ikomora. Imana ikomore ibikomere, Imana ikomore inguma, Imana yinjire aho umwana w'umuntu atagera, Imana igukuremo ikibi cyose kikuzonga ku manywa na nijoro, kandi Imana yacu irabishoboye. Reka mbabwire, dufite urugero rufatika. Kandi nta kiriho kitabayeho. Hari icyo Imana idusaba gusa, ndaje nkibabwire, ubundi dusenga Imana. Revera somera Yobu 22 murongo w'10. Yobu ibice 42 murongo w'10. Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka yera ko aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Amen. Nsubiramo iryo jambo. Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka yera ko aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Amen. Ngo Yobu agisabira bagenzi be, ese yasabiraga abandi? Yasabiraga abandi? Inshuti ze. Ekata, ntabwo zari inshuti. Ntabwo, ndagira ngo babyumve neza, bataza kugira ngo nitumo turayipapira. Ihera ku murongo wa mbere ruguru aho ngaho urebere Revera. Murongo wa mbere. Yego. Maze Yobu asubiza Uwiteka ati, nzi yuko ushobora byose, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Uwo ninde uhisha inama kandi atazi ubwenge? Ihera ku murongo wa 7, kugira ngo twihute. Nuko Uwiteka amaze kubwira Yobu ayo magambo, Uwiteka abwira Elifazi w'umutemani ati, Elifazi w'umutemani ati, uburakari bwanjye burakubyukiye, wowe na bagenzi bawe babiri. Yego. Kuko mutavuze ibyanjye bitunganye nk'uko umugaragu wanjye Yobu yagenje. Nuko rero mwishakira ibimasa 7 n'amapfizi y'intama 7, maze musange umugaragu wanjye Yobu, mwitambirire igitambo cyoswa. Yego. Kandi umugaragu wanjye Yobu azabasabira, kuko ari we nemera. Yego. Kugira ngo ntabagenzereza nk'uko ubupfapfa bwanyu buri. Kuko mutavuze ibyanjye bitunganye nk'uko umugaragu wanjye Yobu yagenje. Nuko Elifazi w'umutemani na Biludadi w'umushuhi na Zofari w'umunaamati baragenda bagenza uko Uwiteka yabategetse. Maze Uwiteka yemerera Yobu. Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka yera ko aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Amen. Zari inshuti ze. Uzi ukuntu bamubwiraga bati mva reka tubwire, dufite inararibonye. Ibiri ntabwo Imana yabyemera ko bikubaho udafitanye urubanza nayo, ahubwo ikiranure nayo. Heba aho utagenze neza. Zari inshuti ze, ndetse ziranamukoba, ziravuga ati rero reka kugira inama rwose, ntabwo tuzagaruka aha umeze utyo, yaraguciye niyo yakwishe. Ntabwo bagize imbabazi z'uko ameze,
ntibagize imbabazi z'ibyamubayeho, ahubwo baje baza bavuga ngo Imana yacu yatubwiye ngo niwihane. Niyo yari yabatumye, niyo yari yabatumye ra igitumye umera utyo wabigizemo uruhare. Ndakumenyesha yuko nk'uko Imana yanje harambwira ngo nze mbabwire ngo abakobanyi n'abavuga ngo ibyakubayeho kubera impamvu zawe, abo bafite urubanza ku Mana, kandi zabahata baza bakwikubita imbere. Bazamenya ko Imana yahagararanye nawe, si wowe uriho kubw'ubushake bw'Imana, uzabaho kubw'ubushake bw'Imana. Ahubwo abiyitirira Imana bakabeshyera Imana, bakabyita uko bitari, bakavuga uko bitari, nk'uko Imana ibibona. Izabahata, muvye ngo izabahata, nawe uzabasengere. Bwira ngo utangire usengera ababisha bawe, n'abakuvugaho ibigambo bibi, n'abakubwira nabi. Bwira ngo uzabasengere. Hako wari uzi ko ushobora guhura n'umuntu warakennye akavuga ati reka mukene, mwagiye mu byo gusenga by'ubuginga n'ubucucu, muzabuzwa n'iki gukena? Sha ntago arabona abakire bakena, ntago arabona ababyeyi babyaye 12 basigara ari incike. Ejo twarimo twumva ubuhamya ngo bwaho umubyeyi ngo yumviye abagome avuga ati kugira ngo twemere kuri uwacu abana bawe wabyaye ubarangize, kandi uzwa usanga ubirangije. No kuri kw'Imana ngo kugira ngo agaragaze ko ari uwabo, afata abana yarariye ku ijoro yatwise amezi 9 abahereza tiyoda, wa muti woza uburongwe inka, arokorogaraho barogotomera barapfa barashira. Ngo nubariho ubu sari hamaze iki? Ari afite izina ribi, afite ikintu mu mutima kweli. Uretse no kwihakana Imana, wakwihakana n'uwabyaye. Mbega umunsi mubi. Mu gihe abandi bavuga ati mbere yuko mwica abana manze munyica. Bwira mugenzi ngo turagendana, mubwire uti turagendana, turanasengana, ariko ntabwo dutekereza kimwe. Naye magambo ashobora kumubwirwa nka 6 cyangwa 7 cyangwa mwese, ariko yivuge ngo nzabubaka mwongere mwubakike. Haleluya, haleluya. Kandi utabyemera zabyemera uko bibaye, kuko Imana ivuganye natwe niyo kwizerwa. Maze ngo umugabo witwa Elifazi w'umutemani na Biludadi umushuri na Zofari ngo baraza batamba ibitambo bimasa 7 kugira ngo basabe imbabazi umukozi w'Imana. Ngo kandi mutabikora ibizabazaho nzabahora umugarago wanjye. Ni Imana yemera ko abantu basaba imbabazi ko bacumuyeho. Nunacumura kuri mugenzi wawe ujye umusanga umusaba imbabazi, kandi nudasaba imbabazi Imana ibiguhata mu mutima ntubikore, bizakubera urubanza kandi akaga kazakuzaho. Abanyarwanda rero naho ntago tugomba kuharenga, dusaba imbabazi kandi n'abazisabwe bazitange kuko ni itegeko ry'Umwami. Haleluya. Uretse ko Abanyarwanda bo bararengutse mu byo kwizera, batanga imbabazi nta n'uzibasabye. Sha muri abahatari, ariko muzi umugambi w'Imana ubahishemo mwebwe. Hari umugambi w'Imana uhishe muri twe, kuko hari n'abatanze imbabazi batanazisabwe, hakaba n'abasabye imbabazi baranazihabwa. Abo nabo
ijisho ryiza ry'Imana ryabagarutseho, kuko Imana yacu irigenga. Muvuge ngo irigenga. Nawe ujye usaba imbabazi ko wacumuyeho, kugira ngo urusheho kugendana n'Imana itakubaraho urubanza, kandi usange wacumuye umusaba imbabazi uti mbabarire, nakuvuze nabi, nagenze nabi, nagutekerejeho nabi, mbabarire. Uzahabwa umugisha n'Uwiteka Imana. Maze ngo Uwiteka akimara kugarura ababisha be n'abitiriye Imana n'abandi barushijeho kumushyira mu kaga no kuba n'umubabaro, amaze kubababarira basengeye ku bw'itegeko ry'umwami, ngo Uwiteka ngo yunamura Yobu. Bwira mugenzi ngo Imana yaratwunamuye. Haleluya. Imana yaratwunamuye. Numara kubabarira abagome bawe kabaha imbabazi, Imana izaguhagarika uhagarare weme, izakunamura, izakwibagiza ibibabaro n'agahinda. Ni ihame. Nta kuntu twagira umugisha mu gihugu cyacu tutaratanze imbabazi. Bwa mbere nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatanze imbabazi ku basaza, abarwayi barasohoka, kandi Imana yarabivuze ngo hari Imana igiye gusohora, barasohoka. N'ejo bundi Perezida yasohoye abandi. Muvuge ngo muri iki gihugu harimo imbabazi. Niyo mpamvu Imana irimo itwunamura uko bucya n'uko bwije. Muvuge ngo amina cyane. Nawe nugira imbabazi Imana izakunamura. Haleluya. Haleluya. Nutanga imbabazi Imana izakunamura. Nusaba imbabazi Imana izakunamura. Nutanga imbabazi Imana izakunamura, zakugirira neza. Uzongera ugirirwe ubuntu n'imbabazi biva ku Mana. Twasomye ijambo ritubwira ngo umubumbyi afite ibumba mu ntoki, maze ngo uyu muhanuzi Yeremiya arasohorwa ajyanwa aho hantu, yerekwa ku gafilimi, ngo abona ibumba mu ntoki z'umubumbyi abumba, ngo abona ibumba ikibumbano gishwanyukiye mu ntoki z'uwakibumbaga, ngo arongera afata ibumba, arongera aribumbamo ikibumbano kijyanye n'uko ashaka. Iri jambo rishaka kuvuga ngo iki? Hari ukuntu Imana yabonye ko tuyihombeye, twarahombotse mu maboko yazo. Bumba ritagaciro, ikibumbano kibura uburyo, kibura isura, igihugu kirapfa. Ariko muri iryo bumba irongera ibumbamo ikibumbano. Muvuge ngo ikibumbano kijyanye nk'uko ashaka. Ngo ngewe niba uwo mubumbyi abigejeje, ngewe ku bwoko bwanjye nabura nte gukora nk'ibyo uyu mubumbyi akoze. Haleluya. Muri wowe hari ukuntu ibumba rishobora kuba ryarashwanyutse, risa nk'iritaye agaciro, risa nk'iritaye forume n'isura, ariko amaboko, haleluya, iyo umubumbyi agiye kubumba ikindi kibumbano kijyanye n'uko ashaka, Imana igiye kongera kukugenza nk'uko yagambiriye kera. Yashatse kubumbamo ikibumbano cyiza, yenda hari habamo uburyo bumwe na Satani akora, ariko ntabwo bibujije umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe. Haleluya. 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 Kandi umubumbyi ni umwe, Imana yacu ni imwe, kandi turacyari mu ntoki zayo nk'ibumba. Ikibumbano cya mbere gisa nk'icyahuwanganye, nk'icyataye agaciro, gisa nk'igihombokeye mu maso, mu maboko y'umubumbyi, ariko amaboko y'umubumbyi agiye kongera kubumba ikibumbano kijyanye nk'uko ashaka, kimeze nk'uko ashaka. Ntabwo uko uzamera ejo ari umugambi wa Satani, uko uzamera ejo ni umugambi w'Imana. Kandi imbaraga zahomboye icyambere si uko zidahari, ahubwo imbaraga zahomboye icyambere ziranetrarijwe, zicishijwe intege, ziciwe intege, zicishijwe bugufi, ahubwo imbaraga zirema icya kabiri nizo zihawe imbaraga. Muvuge ngo amina cyane. Nizo zihawe ubushobozi
ariko ndimo ndavuga ibyo mwumva. Mbwira mugenzi wawe ngo ibumba ryawe rya kabiri, ikibumbano cyawe cya kabiri kigiye kuba cyiza kuruta icya mbere. Uko uzaba ejo ni byiza cyane kuruta iby'ejo hashize. Igihugu cyacu cyahashize cyarahombotse, cyarahombye, ariko igihugu cyacu cya kabiri kibaye cyiza cyane nk'uko Imana yabishakaga. Twebwe turi ubuhamya bugenda. Bwira ngo genda ubuhamya bugenda. Mumbwira uti genda ubuhamya bugenda. Sharika nivugire wowe nawe data twaranisenganiye. Turi ubuhamya bugenda. Turi ubuhamya bugenda. Abo ubuhamya bugenda, haleluya. Abafite ubuhamya bugenda bubariho nimugire muri cyo turebe. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Ejo bundi wacu nababwiye ngo nta nukuri pe. Nagiye no muri Amerika. Nagiye mu state agira nko kurangahe. Burya Amerika igiye ibihugu 50 bingahe ngira ngari bigize. Ni Etats-Unis d'Amerique. Hari amastate ntago nigeze mbona amatara mu muhanda. Agira atya. Kina bacunya gise uba besta y'amashanyarazi insinga muri kaburimbo. Rega naregereye. Rega kibabuza mwebwe kibabuza kumenya Imana ko yakoze mubireba mutyo mukabifata gutyo. Je naregereye nditegeza ndareba. Ngira n'amahirwe nsanga aho mubabishiraho nijoro. Sanga nakantu bacomeka hasi kuri kaburimbo. Kuri dodani hamanika umutuku ngitonde, hano hari dodani. Abayibonye handi mugire muri cyo turebe. Yego mwibonye handi bateye imbere. Natwe turatera inyuma. Turatera imbere natwe. Bwira mugenzi ngo turatera imbere. Haleluya. Umwijima waragiye, mucyo waramuritse, no muri kaburimbo haraka. Kandi harindikating avuga ngo genza gake, hano hari dodani. Haleluya. Haleluya. Ako karakantu gatoya. Kuko nagenze muri iki gihugu nta matara arimo. Zase hashika hariya kuri plateau hariya hose, yo za Nyamijyo hose hari Nyamirambo, yo kuri Kerebura afiki baba, ya papa. None abantu abasore banyu bana banyu barambara amajingisi n'amatraining bakajya gukina ping pong na basket, mukagira ngo Imana ntiyatwunamuye. Muvuge ngo Imana yaratwunamuye. Komera Imana mashe gukomere ko yatwunamuye. Nimurebe igishanga hano hepfo murakizi mujya mukibona. Aha hepfo ngo agiye kuzajya hava amafi kwa kundi nyine. Ifi bazajya bayikuramo hari n'indangiza amateraniro yombi. Sangi hiye. Ufite ishyari natahe. Bayirobiri fresh. Bayishyire ku ipanu. Nyirige ngo vango mwami warakoze. Warakoze. Aha. Kandi twaje hanze rihagera. None amafi yigenza amazima aradusanze. Hari hakurya haza hari restaurant nziza. Uzaye usohoka ahangaha bavuga ati niko utangiye command uri hano si message nyihitane ntahi hakurya aha duraho. Makuru k'Imana. Ibyo ni ibimenyetso by'ukibumba mu ntoki z'umubumbyi. Yongeye kubumba ikibumbano ashaka. Muvuge ngo ashaka. Ni Imana ibishaka. Ntago ari umubisha, si umugome, si n'umugambanyi. Si Satani n'abadayimoni. Ni imbaraga z'Imana n'ubushake bw'Imana. Tuyikomera amashyi Imana yacu. Wakora iki rero ngo wongere kubakwa rero? Ari nako turangiza. Dukora iki kugira ngo twongere twubakwe? Kuko byanga bikunda tugomba kubigiramo uruhare. Kandi tukabafatanya bikozwa n'Uwiteka Imana yacu. Icyambere nukwegera Imana. Bwira abanyangegera Imana.
kandi wasanga utabimubwiye, mubwire ngo egera Imana. Shaka ubucuti ku Mana, abantu barahinduka. Nayo inshuti zamuvuyeho ba Elifazi twemo tuvuga bari urumva bakakwitatura bakakwigarika ati yewe twarakubwiye ntiwumva. Bakubwiye ryari? Abantu barahinduka. Umunyarwanda muri filozofiye arangije yita umwana ngo ukize baraza. Abakize mugira inshuti nyinshi ariko ntizibakunda burya, zikunda ibyo mubaha. Reka bizagende murebe. Na Yobu yarabitunze afite inshuti, bigiye baragenda. Ushaka kuvuga ikize? Nta kintu kiriho kitabayeho. Mbariza mugenzi ngo inshuti zawe za kera ziracyariho? Kera ugikize n'ubukennye muracyari kumwe? Uracyatelefona bakitaba? Egera Imana, ni kubiteka Imana ivuze. Haleluya! Shaka Imana, ushaka ubucuti ku Mana, wibanire n'Imana idahinduka, idahana, idatererana, itagusiga. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Egera Imana. Cya kabiri, uyegere kandi usenga. Haleluya! Reka natwe turasenga, natwe iwacu turasenga. Reka nkubwire, vana ubugamba aho ngaho. Niba usengera bizi, niba udasengera bizi, uri muri ibeshya ugira ngo uratubeshya. Icyo wacyumvise? Icyo wacyumvise? Reka natwe turasenga, simwe musenga mwenyine. Okay, sawa. Niba usengera bizi, niba udasengera bizi, urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho, rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Komera Imana amashyi mubyumvise neza. Kandi usenga wihana, usenge wiyeza. Kuko na Mose yarabwiye ngo kwetura inkweto zawe kuko ugeze ngo harahera. Nta wiyegera tubanje kwiyeza no kwitunganya. Niyo mpamvu mu bitera by'isengesho ryawe mbere na mbere ujye imbere y'Imana wihana, ukomeze uyishima ibyo yakoze, urangize uyiha ibyifuzo byawe, ukorotire ushima ko ibiguhaye. Nta kindi muvuge ngo amina. Ariko mbere na mbere no kwihana, kwegera Imana usenga wihana. Ubundi kindi numara kuva aho hantu ku mavi, ikigushaka kugira ngo ngere wubakwe, uhagurukaho wizeye Imana usenze, Imana ushimye yakoze ibya mbere, kandi wizeye ko n'ibyo uyibwiye nabyo izabikora. Umutima utizera ntunezeza Imana. Haleluya! Waruzi yuko hari n'umuntu uri muri rusengero utizeye Imana kandi yarakoze ibikomeye, akaba araha gusa by'ikigari, atizeye ko ikibazo afite uyu munsi yagikemura kuko yakemuye icyejo bundi cyahashize. Hindukira umere ikiganza mugenzi mvuga ngo Imana iguhe kwizera muri iri teraniro. Imana iguhe kwizera, Imana iguhe kwizera. Narababwiye ngo ubundi Imana ikorana n'abagabo batatu muri iyi si yose. Ni abagabo batatu, nubwo habura bose ntibura kwisigariza umwe. Imana ikorana n'abagabo batatu. Aba bazi nimugire muri cyo turebe. Ninde? Ni Karoli? Ese buri koko? Imana ikorana n'abagabo batatu. Imana ikorana n'umwami, Imana ikorana n'umutambyi, Imana ikorana n'umuhanuzi. Ni amashiga atatu. Niyo iburaburije ikabura babiri isigaza umwe. Nubwo umwami yaba umupfu, umutambyi yatambira ibitambo rubanda, Imana igatanga amahoro. Nubwo umutambyi atabitamba, umuhanuzi yahanura akavuga icyo Imana ishaka, uwumvise agakira. Hey! Haleluya! Niyo umutambyi yabuze akabara n'umuhanuzi muzima, ikorana n'umwami kamuhiyerekwa agasoza umugambi w'Imana. Komera Imana amashyi rero. Ngira mugenzi ngo abo barahari. Uhere ku mwami arahari. Haleluya! Umutambyi arahari, simpari se.
niba abandi barashize je ndiho. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hakaba n'umuhanuzi. Hakaba n'umuhanuzi. Kandi nongere nkubwire, hari nta kintu kiriho kitabayeho. Hari igihe umwuka amanuka ari umwuka w'ubushukanyi. Kamanuka abahanuzi maganane bagahanura, bakabwira umwami Ahabu ngo natabariramo tigare yadaratabaruka amahoro. Ariko bakavuga bati muza nundi witwa Mikaya. Ahageze aravuga tumva reka nkubwire, ntitaye ku gihagararo n'ibyambaho, Imana yanjye iravuze ngo nutabara ntubutabaruke. Kandi nutabaruka ndaba ntavuganye n'Imana. Batabandi magana ngahe bahanuye ko turi butabaruke. None wowe uravuze ngo simvayo, ngamukubita urushyi, uravuga ngo nimujyane mabuso nzamufungura ntabarutse. Aragenda aragana ku kirengarenga cy'izuba, ngumwe apfa kurasa pfa yohereza umwambi uza gusohoza ibyahanuwe. Unyura hagati y'inzume ebyiri winjira muri we mu mutima. Kandi yiyoberanije yahinduye n'igare nuko abwira umushorera we ati hinduye ikizigare sha nkomeretse nabi. Yaratabarutse cyangwa yaguyeyo? Hahanuye 400 ngo na amahoro. Umwe ati nta mahoro ahari. Dukeneye umuhanuzi umeze nka Mikaya, udahanurira muri mass, utumvizwe by'ibivugwa ngo nabi bimwaomeho. Icyo ni icyorezo nka korera, icyo ni icyorezo nka covid. Hari umwuka mubi uriho mu buryo bw'umwuka uvuga ibibi, kandi Imana muri Mikaya ivuga ibyiza. Bwira mugenzi ngo uzasigara uri umwe umere nka Mikaya. Pastor Shari, uzahagarura urangurura uko Imana ivuga, apana uko abantu bashaka. Hakaba n'abahanura rero amarangamutama y'abantu. Irabatabaye ibagira ninde ubikubwiye? Ninde ubikubwiye? Ngo reka mpanure ntiya kugira ngo baseke. Ndabasetsa se. Aho kugira ngo mbasetse Imana ibarakariye. Nababera umusongo bacumita mukanihira Imana ikabatabara. Ariko Imana ifitiye abagabo 3. Muvuge ngo mu gihugu cyacu barimo rero. Dukomera Imana amashyi. Ibyo bintu rero abo bagabo 3 bagiye gutuma Imana itwunamura. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ngira ngo ugende ube umwe muri abo. Ariko umwami Imana niyo imushyiraho. Tifuza kuba umwami. Cyokora ubu umutambyi wifuza kuba umutambyi n'umuhanuzi. Haleluya. Ariko nabo bashyirwaho n'Imana. Muvuge ngo ibyo byose Imana erega yabyemeye birashoboka. Muvuge ngo amina cyane. Ariko abagabo 3 barahari batuma Imana yongera kukugira icyizere, ikakunamura kandi kongera ikakubaka. Inyuzize muri abo bagabo kari 3 bazima yemera. Ikindi mbwira mugenzi wawe uti ntugacike intege. Mbwira ngo wicike intege. Imirimo y'Imana irakomeje. Wicike intege n'ibyabaye. Imana igiye kurema ibintu bishya. Haleluya, haleluya. Uhereye muri 90 gusubira hasi, ama university yo mu Rwanda yari nkangahe? Hagiye yarangahe buri yara? Ako ntiyari imwera? Hari university zigenga zabagaho? Imwe na Mudende. Se ebyiri. Na se Fidel ukuntu nyine. Bimeze ukuntu. Ariko ubu ngo busha. Muvuge ngo nanjye ndashinga yanjye aho bukera. Bivuga ngo Imana yaratwunamuye turakinguka. Haleluya. Uzi kugira ngo uzabone professor yicaye ku ntebe y'abatambyi gute? Devera. Uzi abo professor bakijijwe kandi bavuga igifaransa cyinshi. Hagakiza karakabarwi basira bivuye mu kabari ko kwa Gahutu. Urumva baraho mbega ba chip mbese babuze uko bagira bati birunze mu Mana ngo itabare.
ntabwo byari iby'abantu basobanutse. None agakiza n'ak'abantu basobanutse. Imana yaratwunamuye, Imana yaratwunamuye. Haleluya. Ifite abasirikare bakomeye, abofisiye superieur, ifite ibiduhagire by'abamama bavuga icyongereza n'igifaransa, batwaye imodoka zabo zigenda zitavuga kandi bahimbaza Imana. Imana we waratwunamuye. Ako kukintu udafite amaso abona kandi Imana yacu yarakoze, yavuze ngo ije gukora ibirenze ibyo. Rero nimuhaguruke mwese mutere haleluya. Satani mware afata ubusa, atsindwe, yerekeze kuzimu kwa Nyamutezi. Muvuge ngo ndiho kandi nzabaho kandi yambeshejeho. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ntongere gucika intege. Komeza inzira watangiye, wicika intege, wahisemo neza, Nyagasani muri kumwe, murekeraho mutasubirayo. Ariko naho ni heza. Imana ishimwe. Yesaya 40:31 dusoze. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 40:31 twisoreze twisengere. ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Muvuge ngo amina cyane. Abazi Imana yabo nibamara gukomera bakore. Muvuge ngo bakore. Bwira ngo genda ukora iby'ubutwari. Abategereje Uwiteka, abavuganye nawe, abegeranye n'Imana yabo, bakumva imigabo n'imigambi yayo, ntibazakangwa n'ibigenda ku manywa cyangwa nijoro, ntibazakangwa n'amajwi y'ubuhanuzi anyura hirya no hino, kandi bafite icyo bavuganye n'Imana original. Bwira ngo ntutege ubwoba n'ibyo wumva ndetse n'ibyo ubona. Haleluya. Abagamba nibagambe, sinababuzi ibigambo. Abavuga ubusa nibavuga ubusa, ariko Imana nayo yaravuze kandi yavuze mbere. Muvuge ngo amina cyane. Erega hari ukuntu ujya wumva ibigambo bikaguca intege, gacika intege, ukava mu byo Imana iguhamagariyemo. Abantu baravuga nibavuge, nibashaka bafate n'amaranse vuba, bafate n'imizindaro, ariko icyo Imana yavuze nicyo kizaba. Amen. Abategereje Uwiteka rero bazasubizwamo imbaraga nshya. Ni ukuvuga ngo hari izishaje, igishya kije ariko kiza ariko igishaje gikuwe mu nzira. Yesu nashimwe cyane. Nimuvuge ngo ibishaje ku ruhande, ibishya karibu, imbaraga nshya karibu, ibyiringiro bishya karibu, mu izina rya Yesu. Bazasubizwa kandi ikindi ngo bazaguruka mu kirere. Haleluya, haleluya. Reka nze mbabaze, mbega ibintu byo kugendera hasi no gukururuka bikuweho, amababa arabonetse. Muvuge ngo turagurutse. Mbabaza akabazo musubize, ikiguruka n'igikururanda byakora rari, byasigana, byajya muri competition? Imana iravuze ngo haleluya, tugiye kumera amababa tuguruke tujye mu kirere. Haleluya. Ayiwe, ndimo ndabwira imitima, ndimo numva, ndimo ndabadetecta, ndimo ndabumva. Hari abantu bameze nk'ibikatsi, ariko Imana ibagirire neza. Bwira mugenzi wawe ngo nutaguruka ndaguruka.
nutagenda jye nagiye. Mubwire uwo mwicaye ntumutinye, mubwire uti nutaguruka ndaguruka. Imana itanze amababa, tugiye kuguruka dufata ikirere. Vuga ngo amina cyane. Abatureberaga hasi bagiye kutureba bararamye, abaducishaga bugufi bagiye kubona tugeze kuri nivo yabo. Hey, haleluya. Ushaka kuvuga iki se? Nubu turacyavuga ngo dushyiremo climatiseur, musengera ahantu hari amahumbezi, muri chambre climatisée. We ntacyo kere, nta kwihanagura agapudere kawe na ka makeup kawe gatahane nkuko wakazanye. Ushaka kuvuga iki? Tuzaguruka dufate ikirere. Vuga ngo amina cyane. Haleluya, haleluya. Abiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, kandi ngo bazahorana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Bazahorana itoto, bazahora batohagiye. Intsinzi yarabonetse. Muvuge ngo Uwiteka yaratwiyeretse, natwe tuzamukorera. Abatamuzi bazadukurikira, kandi bazashiduka Imana yacu yabaye Imana yabo. Dukomere Imana amashyi cyane. Bazatumbagira mu kirere, bazagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa. Vuga uti nagiye kandi sincogoye. Mubwira uti ndakomeje, kandi mu iterambere turakomeje, mu buryo bw'umwuka turakomeje, mu buryo bw'umubiri turakomeje. Ya bashumba, ibi bintu murabona atari byiza? Ku cyumweru mwabisize hano, ibi bintu mwabisize hano ku cyumweru cyashize, ibi bintu mwabisize aha bicaye kunguku mu bwiza n'icyubahiro. Muvuge ngo turakomeze bashumba, turakomeje. Ku cyumweru twicaye umuntu w'inyuma atareba imbere, none twese tumeze nk'abari muri dekire mora sayine dai. Aka ni akantu nari nitije gatoya, nanga ntago hasaga gutya hari ntuza. Barimbye ratamwe simwe tubiziranyeho, namwe mwarabibonye. Uzi ko ushobora kubaza utari kumbwira umushumba w'urusengero yitwa nde, kavuga ati niba yitwa harya yitwa nde, niba yitwa Kageruka, niba yitwa harya yitwa ndera, yitwa nde harya umushumba wacu. Niba utazi umushumba wawe, Imana uzabibwirwa n'iki? Bariza mugenzo uti umushumba ni uwuhe? Muri bari abicaye hariya, muri bari abicaye hariya umushumba ninde? Mukuru. Kanongereho mukuru. Tingiye namumenye, ni Tadeyo. Ni Seburi Koko na Sebujumba na Sentuza. Ntukapfe kunyuza ngo ujye mu bintu utanazi, utazi ibyo aribyo, utazi naho biva naho bijya. Ukaza ukajya mu bintu bifite iyerekwa, bifite icyerekezo, ugasanga wowe wihwirihwiri. Ukaba mu gihugu gifite iterambere, gifite umuvuduko, twagurutse twameza amababa, nawe urahura cyatekereza ibyo muri antikite. Bizakuvuna, bizakugora. N'Imana nayo ifite iterambere, kandi ibyo tugezeho Imana barabiremye kera, kuko ihagarara mu itangiro ngo ikavuga ihere. Ibi byose nta gitungura Imana, ahubwo mureke tugendane nayo, tugendane n'ibihe, twikomeje kuri Kristo. Vuga ngo amina cyane. Baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Vuga ngo sinzacogora, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Iyampamagaye iri kumwe nanjye, kandi zasohoza amahoro. Komera Imana amashyi. Tugiye gusenga, ariko uyu mwanya niba wumva rwose muri iri teraniro ukeneye kongera kubakwa, n'uyu mwanya, n'aka kanya. Niba wumva hari ahantu wasenyutse, washenguwe n'ibihe, washenguwe n'amateka, utewe ipfunwe n'ibyakubayeho, kandi n'ibyawe nta nubwo wabitiza undi, nta n'umunyamahanga wabikwakira, nta n'umuturanyi wakwakira umusaraba wawe, ni wowe. Ariko niba waranyuze mu bihe, uhagaze mu bihe, ugowe n'ibihe, wumva bigushenye, ushenjaguritse, uyu mwanya ni ukongera kubakwa. Imana yavuze ngo ngiye kukubaka uzaba wubakitse. Niwo mugambi w'Imana. Naho ibigusenya byo imbaraga zabyo zirarangiye. Nimuvuge ngo amina cyane.
kandi byagushenye byagusigiye ibikomere. Ibyo bikomere rero ibikizira aha igusobanura ugasobanuka rata iraha hantu, irema amateka mashya kandi bishoboye iraha hantu. Icyo utakorerwa n'umuntu Imana yagikora. Kandi yaravuze ngo nk'uko ijuru ryitaruye isi, inzira z'Uwiteka niko zingana, izayo zirenze igihumbi. Mu nzira z'Imana zirenze igihumbi harimo n'inzira yawe, kandi inzira yawe siyo ya mugenzi wawe. Aho yaciye inyura mu nyanja itukura abisirayeli bagatambuka, abashatse kubakurikira bayiguyemo. Bwira mugenzi ngo inzira yanjye siyo yawe, ariko iyawe nawe siyo yanjye, ariko Imana yacu yaturemeye inzira. Imana ishimwe. Imana yakuremeye inzira yo gusohoka aho hantu, kandi ni nonaha mu buryo ngo n'uyu munsi nubyizera nk'uko Imana yavuze, Imana yacu irakora. Tuyikomera amashyi mu izina rya Yesu. Nzakubaka nawe uzaba wubakitse. Ngiye kukubaka uba umugabo mwiza ufite abahungu n'abakobwa, uba umugore mwiza ushingira, ushingiza, uturwa amaturo, uririmbirwa indirimbo, igihugu cyiza cy'amahoro n'umutekano n'umudendezo. Aho uzatekereza bugacya usohoza icyo watekereje. Kuko hari ibishirira nta mishinga, ko nta mishinga mu bishirira, ariko nta gishirira gihari. Mugende Imana ibagure mu ntekerezo, ibagurire mu mikorere, muvuge ngo amina cyane. Muhahe, muronke, mushake, mubare, mukumange mu kibu, kandi mwubashye Imana cyane. Niduhaye kuba uko tumeze uko. Muhaguruke. Ndashaka kubanza guha amahirwe umuntu ushaka kugira amahoro aturutse ku Mana bitewe n'uko ayiringiye akayizera, agakizwa, kakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, akavuga ngo uyu munsi umbereye imbarutso y'umucyo ku buzima bwanjye. Nashyira ikiganza hejuru. Imana ibahe umugisha abakobwa beza, Imana ibahe umugisha. Bakiriye ijambo, bakiriye ijwi ry'ubuhanuzi, nimuryakire kandi kuko kwiza kw'Imana gusohoza ibyo ngibyo. Ariko n'undi ushaka kwakira Yesu nagire gutya, nashyira ikiganza hejuru. Waba umwe impundu zikavuga. Imana ishimwe cyane. Baba babiri Uwiteka agahabwa icyubahiro. Nimufashe kubareba batambuke bazana tubasengera Imana. Mutambuke. Imana ibahe umugisha. Amashyi menshi ku Mana yacu. Namwe blessing, Imana ibahe umugisha ko kwiza kw'Imana kubagure, kandi imbago zanyu Uwiteka azagure mu izina rya Yesu. Dukomere Imana amashyi kubwa bene data. Tambuka nshuti yanjye, uyu munsi n'uwawe. Uyu munsi Imana yashaka kongera kukubaka. Hari ibyagushenye, hari abadayimoni bagushenye, hari imyuka ikugendaho, hari imbaraga zikurwanya, urakora ntibyemere, urasara ntuhabwe, urakomanga ntukingurire. Ngwino Imana ikubake, ngwino Imana igusiga amavuta y'ubudasa, ngwino Imana iguhindurira amateka. Munsi n'uyu nshuti yanjye, uhinduke, Imana iguhindurira amateka. Imana yavuze ngo nzabahama baba muguruke, mufate ikirere kubw'umugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Ndasaba Pastor Eugene atambuke hano imbere, ufate mikrofone azasengera abantu basore n'abahungu, abakobwa n'abahungu beza b'Imana ihamagaye. Dukomere Imana amashyi kubwa bene data ahangaha. Reka twongere Imana amashyi. Ino musa